Gasana Rukundo, umuyobozi wa HPG. Nutrition ni serivisi nshyashya HPG yazanye izajya ifasha abaturage ku bijyanye n'imirire, bafite indwara ziri chronique, amadiyabete n'izindi ndwara zijyanye nabyo, kugira ngo tubafashe kubungabunga ubuzima bwabo. Mbajije ikibazo cyiza, akamaro kayo, urumva hari abantu benshi dufite bafite ubwo burwayi, usanga dufite ikibazo kiba gifite imirire mibi, atari uko babuze ibyo kurya, ahubwo imitegurire y'ibyo kurya ibafitiye akamaro, cyane cyane ku bana batoya, ku bantu bakuze, meme n'abantu bafite ibibazo bitandukanye, barwaye diyabete, akaba arwaye diyabete ariko akaba atamenya nyakuri amafunguro yemerewe gufata, abafite umubyibuho ukabije, bakumva ko kubyibuha ari ukubarya neza nyamara ari uburwayi, nanone ugasanga hari abafite kunanuka bikabije, ukajya wakumva ko kunanuka ari ikindi kibazo cy'uburwayi afite. Ibyo byose rero akenshi biterwa n'imirire tugenda turya, amafunguro dufata, n'ubundi buzima busanzwe duhura nabwo. Ako niko kamaro ka nutrition service. Nutrition izabafasha kubungabunga ubuzima bwe neza, harimo kubyibushye, tukagerageza kureba niba ari ikibazo cy'uburwayi afite, twasanga ari icyo dushoboye tukagabanya bya biro bye, babyita ngo ni ukujya kuri taye, yaba ari ufite kunanuka bikabije nawe tukagerageza tukongera ibiro mu gihe tubona nta bundi burwayi budasanzwe afite. Abafite ikibazo cy'imirire mibi nabyo turi gufatanya n'inzego zitandukanye za leta kugira ngo icyo kibazo nacyo tugikemure. Murakoze.